Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'umusingi w'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku kibazo ababyeyi benshi bagiye banyandikira bambaza kijyanye na constipation ku bana bakiri bato. Ubundi constipation ni ikibazo gikunze kugaragara ku bana bato, kikaba kibaho igihe umwana yitumye bigoye, akituma umusarani ukomeye cyangwa se akamara igihe kinini atituma. Ibi bishobora gutuma umwana atamererwa neza, akarira cyane, akabyimba inda cyangwa se akagaragaza ibimenyetso byo kubabara. Mbere yo kwihutira gukoresha imiti, hari uburyo butandukanye bworoshye kandi bwizewe ababyeyi bashobora gukoresha mu rugo kugira ngo bafashe umwana kwituma neza. Ubu buryo bukoresha massage n'imyitozo yoroheje ifasha gukangura amara cyangwa se stimulate digestion, kunoza urujya n'uruza rw'ibiribwa mu mara no kugabanya ububabare umwana ashobora kuba afite. Iki kibazo gishobora kuba ku mwana uwo ari we wese, abe afite ibyumweru bibiri, aba afite ukwezi kumwe, aba afite umwaka umwe, imyaka ibiri, ndetse no ku bantu bakuru cyane cyane ko tubizi ko natwe kitubaho. Ku bana batoya baba bari more sensitive cyangwa se ubuzima bwabo ni ingenzi cyane kubwitaho. Mbere y'uko ntangira zino tekinike zikoreshwa ku mwana uri munsi y'amezi 6, ni ingenzi cyane yuko umubyeyi mu gihe ari kumwonsa anywa amazi menshi ndetse akarya n'ibiryo bikungahaye kuri fibers, harimo nk'imboga, imbuto, ibinyampeke, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye bituma umubyeyi yituma neza. Iyo umubyeyi w'umumama wonsa ari kwituma nabi kandi yonsa umwana uri munsi y'amezi 6, yagakwiye gutangira kugira impungenge z'uburyo umwana nawe ari buze kwituma nyuma yaho, kuko ibyo umubyeyi afata ni nabyo yonsa umwana, bityo bigatuma yituma neza, umubiri we ukora neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nimba umwana ari hejuru y'amezi 6, bishatse kuvuga yuko umubyeyi ni ngombwa cyane yuko yita ku byo arya ndetse n'ibyo anywa, ariko nanone akazirikana cyane ku byo aha umwana we, cyane cyane yuko umwana icyo gihe aba yemerewe gufata amazi, ugenda umuhereza amazi make make ku munsi kugira ngo umurinde constipation cyangwa se impatwe, ndetse ukamuhereza no mu biryo umuha ukamushyiramo imbuto ndetse n'imboga zimufasha kwituma neza. Niyo mpamvu nimba umwana atari kwituma neza, mbere y'uko utekereza ikindi icyo ari cyo cyose, byari bikwiye yuko ubanza wowe ubwawe gutekereza, ese nywa ibingana gute, ese ni ibihe bintu mfata ndi konsa umwana, ese ni igiki ngomba gukora kugira ngo umwana wanjye yitume neza. Cyane cyane ukibanda ku mirire ndetse n'ibyo umwana anywa mu gihe uri kumwitaho. Hari tekinike nyinshi zitandukanye umubyeyi ashobora gukoresha kugira ngo yite ku mwana we. Tekinike ya mbere bayita feet massage cyangwa se gukanda ibirenge byiwe ubimasa gake gake. Ubu ni bumwe mu buryo bushobora gufasha gukangura imikorere y'amara. Mu buvuzi bwa reflexology hari ibice byo ku birenge bifitanye isano n'ingingo zitandukanye z'umubiri, harimo n'amara. Gukanda buhoro umasa ahagana hagati y'ikirenge no ku gatsitsino bishobora gufasha umwana kuruka no gutuma igogorwa rikora neza. Nimba ubona umwana atari kwituma neza, ufata ibirenge bye byombi ukagenda ubimasa munsi, ukahamasa witonze, ndetse biba na byiza iyo uririmbiye umwana kuko bituma yishima, bityo akareactinga vuba. Ni ingenzi cyane kwita ku bana bacu ndetse tugakurikirana n'uburyo bituma ku munsi. Ubundi buryo bwa kabiri bwo gufasha umwana kwituma igihe atari kwituma ni ugukora abdominal massage. Iyi ni massage nziza cyane ku mwana, ndetse n'iyo umwana yaba yituma ni ingenzi cyane kumukora massage kuko bituma n'umubiri wiwe ukora neza, cyane cyane ku gice cy'amara. Ikintu cya mbere ukora iyo ugiye gukora massage yo ku nda y'umwana, umumasa umanura, ufata ibiganza byawe ukagenda umasa ku nda y'umwana werekeza ku gice cyo hasi. Bituma amara yohereza bya bindi byose bikajya mu mara manini, bityo umwana akabasha kwituma neza. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugukoresha intoki ebyiri ukamasa ibumoso umanura gake, cyane cyane ko tuzi ko ibumoso ariho hari amara manini, ari naho n'ibintu byose bivuye mu mara biruhukira,
bigahita bimanuka muri rectum aho umwana yituma. Niyo mpamvu kuhakora massage umanuka gake gake bifasha umwana kandi bigatuma yituma vuba. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukumasa inda y'umwana ugenda nk'uko isaha izenguruka. Ngira ngo ku bantu bari kureba ku mashusho bikubafasha cyane, urayimasa neza ukahamasa mu mara haroroha, bityo bigatuma na gaze n'ibindi byose bibasha kunyura mu mara neza. Ikindi bifasha amara gukora neza, ndetse ibi bishobora no kugabanya kubyimba kw'inda y'umwana, bityo bigatuma n'umwana amererwa neza kandi akituma. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugufata umwana ukamushyira ku kibero, on type position. Gushyira umwana ku kibero cyangwa se kwita ko bifasha inda koroha. Ikindi bifasha umwana gusa nkaho aruhutse muri we, akumva abohotse, bikagabanya n'igitutu cyangwa se pressure iri mu nda y'umwana, kandi bikamufasha kwituma ndetse vuba. Ubundi buryo bwa gatatu ni ugukora icyo bita baby back massage, ni ugukanda umugongo w'umwana kugira ngo ufashe umwana utari kwituma. Iyo ukoze baby back massage cyangwa se ugakanda umugongo wiwe, bifasha umwana kuruhuka no kugabanya stress, bityo bigatuma umwana abasha kwituma igihe atari ari kwituma neza. Gukanda umugongo buhoro buhoro kuva ku bitugu ujya hasi bishobora gufasha umwana gutuza, ndetse n'imitsi n'imikorere rusange y'umubiri harimo n'igogorwa rigakorwa neza ku mwana, bityo umwana utari uri kwituma akituma kandi neza. Ubundi buryo bwa kane babwita bicycle kick, ni ukunyeganyeza amaguru y'umubebe nk'utwaye igare. Ubu ni uburyo bworoshye kandi bukunze gukoreshwa ku bana bato batari kwituma. Umubyeyi afata amaguru y'umwana akayimura buhoro asa n'uri gutwara igare. Ibi bifasha gukangura amara, gusunika umwuka uba wafashwe mu nda, ndetse no koroshya urujya n'uruza bw'ibiribwa biri mu mara. Ni uburyo bwiza cyane cyane ku bana bato bakunze kugira ikibazo cyo kubyimba inda cyangwa se batari kubasha gusohora gaze iri mu mara neza. Iyo ufashe umwana ukamwoza mu mazi y'akazuyaze, bifasha umubiri n'ibitsi kuruhuka, bityo umwana utari kwituma neza akabasha kwituma. Iyo umwana aruhutse n'amara ye akura neza kurushaho. Amazi ashyushye amufasha kugabanya uburibwe bwo mu nda, ndetse no gufasha umwana kumva amerewe neza, bityo bikamworohereza akabasha kwituma. Uburyo bwose mbabwiye biba byiza iyo ubukoze uri kuririmbira umwana. Ese wari uzi yuko kuririmbira umwana igihe atari kwituma neza bituma abasha kwituma? Wenda ntabwo wamuhaye care uwo munsi, bityo iyo umuririmbiye abasha kwituma akamererwa neza. Umva nawe ubwawe tubona igisubizo ako kanya. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri kiganiro cy'uyu munsi. Mbararikira gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byinshi kandi byiza. Murakoze cyane, muba amahoro.